yose amashuka ya Mose mwambiki simba nari nyabonye se n'ibijya mu by'Imana ni werure bimenyekane bakumenye uriwe. Haleluya. Saa 2 z'ijoro bigeze barakirayemo kiraryama ntabwo bizi. Amena. Ndaryama nakondangije njya guhaha mva bari birebire cyane ndahaha ndaza ndateka saa 4 zibaziteye mbona bosi naraza mbona maruja naraza abana ndabagaburira abana ndabakarabya ndavuga ati mujye kuryama mama. Amen. Nuko navuga ati mujye kuryama mama. Ngiye kumva amasata zuzuye umva maruja marakomanga nzira ku cyumba rase bose yaje ntabwo karakira mu gitondo. Muzi neza ko ku bakozi bo mu rugo babyuka mu gitondo kare bagatanga bamabuja muri salo bagakoropa bagategura ibyayi bagakora buri Imana izagutabara. Ifite ukurana izagutabara abagutunga intoki bose Imana izagutabara. Turabasuje abakunzi bacu mwese mudukurikira uko bwije nuko bukeye kuri channel yacu Abeza ba Yesu TV. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Ngewe ndi Regis Singaye nkuko bisanzwe. Uyu ni umunezero kandi n'ibyishimo byinshi. Ndahamya ko wowe ukurikiye iyi channel ubonye video zigiye zitandukanye, ubonye video zigiye zinyuranye, ariko kandi wibajije ibyo ari byo birakuyobeye, wibajije ibyo ari byo biragucanze, ariko ndi hano kugira ngo ngusobanurire buri kantu ku kandi ugende umenya uko ibintu bimeze. Ntabwo ndi butinde reba aho hasi ukore subscribe hanyuma wandike muri comment uko ubibonye, ubundi kandi usharinge n'abandi barebe ibyo byiza Imana ikora. Hanyuma rero umunyarwanda yaravuze ngo uwitonze amira ibinoze, undi nawe aravuze ngo uwitonze akamishashi, hanyuma undi arasimbuka aravuga ngo iyo butije imvura iragwa. Ariko Bibiliya iza ibisobanura iravuga ngo Imana igenda inyuma y'ijambo yavuze kugira ngo irisohoze. Mubonye video zitandukanye rero, mubonye video zitandukanye. Uyu ni wa mukozi w'Imana muzi cyane kandi mumenyereye ku bantu mwagiye musenga Imana, musengera mu itorero ryitwa Abizerwa ba Yesu Kristo. Uyu muramuzi cyane mu buhamya, muramuzi cyane ari umuhanuzi, muramuzi cyane akunda gutambira Imana cyane ku buryo bukomeye. Ariko kandi abadukurikira cyane abakunzi bacu bari mu Rwanda ndetse no hanze yarwo mukunda kudukurikira rwose, mutwereka ko mudukunda, muramuzi cyane hano kuri channel yacu atambira Imana. Ni wa wundi watanze icya 10 cy'amataye, ni wa wundi watanze icya 10 cy'imbavu. Hanyuma rero akimara gutambira Imana, Imana imuhagurukirije umuntu wo kumumara umubabaro, imuhagurukirije umuntu wo kumutabara. Imana imuhaye umugabo mwiza nawe kandi mu bantu mwasengeye mu Bizerwa ba Yesu Kristo muramuzi ari mwarimu. Uyu yigishije abantu benshi umubatizo, babatije benshi cyane. Rero Imana nayo yicaye mu ijuru yarebye iravuga ngo ngomba kubahemba kandi nkabahemba neza. Rero ndabizi ufite amatsiko menshi, ariko nanjye ndi hano kugira ngo nkumare amatsiko. Rero ntabwo ndi bugutindire muntu w'Imana, ntabwo ndi bugutindire. Ndagira ngo nze ngushyireho video urebe utwo dushya, urebe ibyo byishimo, urebe uwo munezero wabaye ku bantu b'Imana. Nta muntu wakoreye Imana wigeze wikorera amaboko. Narabibabwiye nkunda kubivuga kenshi, uwakoreye Imana ntabwo Imana ijya imuteza abantu. Ariko umuririmbyi w'149 yararirimbye aravuga ngo mbega urukundo data yadukunze. Ariko araho yageze arabanga abantu banga Imana bazapfa be kwibukwa. Nanjye rero nsubiyemo ndavuga ngo ahubwo abanga Imana bazahinduka amajeri, inkoko zijye zibirukankana. Kandi nanone abanga Imana bashobora kuzashiduka bahindutse imbeba, hanyuma ipusi zikajya zibirukankana. Ariko umuntu ukunda Imana ni umenywa nayo,
kandi bazibanira akaramata. Kurikirana urebe imirimo y'Imana Imana yakoreye abagaragu bayo n'abajakazi bayo. Imana iguha umugisha, wishimane nabo. Ntiwibagirwe gukora subscribe kandi ntiwibagirwe kutwandikira muri comment ibitekerezo byawe, hanyuma sharinge n'abandi babone ibyiza, kandi amahoro y'Imana awe kuri wowe n'umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Kurikirana iyi video nawe wihera ijisho. Ibyo abantu bavuga byo ntibisohora, ariko iby'Imana ivuga birasohora. Kabone nawe washira imyaka igihumbi, ariko iby'Imana yavuze bizasohora. Nuhumure, Imana izagutabara. Nuhumure, Imana izagutabara. Wowe nuhumure, Imana izagutabara. Imana niyica umugambi abantu wowe bihorere, bashaka yuko wikubita hasi, Imana igategura kukuzamura. Wowe nuhumure, Imana izagutabara. Nuhumure, Imana izagutabara. Wowe nuhumure, Imana izagutabara. Nuhumure, Imana izagutabara. Ibigeragezo ucamo none humura izagutabara. Ubwo abantu bakubereye babi, humura izagutabara. Niko abantu bigenda barahinduka, humura izagutabara. Nuhumure, Imana izagutabara. Nuhumure, Imana izagutabara. Wowe nuhumure, Imana izagutabara. Nuhumure, Imana izagutabara. Ifite ukuntu ibigenza bikemera, abantu bagahindura amagambo, arakuvugiriza agahinduru, uwo munsi bagahindura amagambo. Iyo Uwiteka yaguhaye ijambo, uwo munsi ugira ijambo. Nuhumure, Imana izagutabara. Nuhumure, Imana izagutabara. Wowe nuhumure, Imana izagutabara. Nuhumure, Imana izagutabara. Abagutungaga intoki bose uyu munsi bazisubije mu mufuka, abagucuriraga ingoni uyu munsi bambuye ijambo, abakurebaga ikijisho bose basubiza amerwa mwisaho birahindutse. Imana izagutabara. Nuhumure, Imana izagutabara. Nuhumure, Imana izagutabara. Nuhumure, Imana izagutabara. Sineba kandi sinicuza kuba narakumenye mwami, wahinduye amateka, uhindura ubuzima bwanjye. Mfite icyo mbwira abandi bapingaga imirimo yawe Mana, nukuri warabikoze Mana, kandi ukomeje akazi Mana. Imana izagutabara. Nuhumure,
ikagira amagambo Imana ikagira ijambo komeza uyisenge kandi wizere Imana izagutabara nijoro hari Imana isubiza abayo Imana izagutabara abasenga mwese mugume mu murongo Imana izagutabara itarebye ku bantu Imana izagutabara itarebye ku bihe turimo Imana izagutabara aho nibereye nusenga Imana izabikora ndabihanuye nk'umukozi w'Imana ndikubire Imana izagutabara Imana izagutabara shakorera izagutabara ndabihanuye jewe